ariko hari ubwenge bwa kavukire, hari ubwenge budasaba kujya ku ishuri, ntabwo uri umufundi ku buryo bigushaka kujya kuminuza kugira ngo ugaruke ubone gukora yatiyo y'amazi yamenetse. Nturi umufundi w'imodoka ku buryo bigusaba ngo ubanze ujye ku ishuri ujye kwiga iby'ubufundi kugira ngo umugabo nakubaza atari kumubwira utari ko je sindiga ubufundi. No, icyo usabwa n'ubwenge kavukire, n'ubwenge bukwibutsa yuko aho hose huri ni we bireba, umugabo niba adahari nitwe bireba. Jambwira abantu ngo nkanjye ntegereje ngo umugabo wanjye aba ari ubikora, no kuri byinshi byapfa kuko umugabo wanjye ntahaba, aba mu kazi. Imodoka yaho rigonga moteri. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibamugisha, mwakoze cyane mwe mwarebye iyi video. Uyu munsi tugiye gukorana mu maganza atambaye amataratara. Ubundi umuntu ubaye umusirimu avuga ko ikintu aheraho no kugura amataratara. Ubwo ngiye mise nyambara mise nambara filmu mundebye inyuma ya kamera, nubwo ni nyuma ya kamera mundebye imbere ya kamera mise nambara filmu ndamuguraniye. Imana ibamugisha, turabashimira ibiganiro byose mwakurikiye hano kuri Team TV, mwarakoze cyane. Nabonye ko mwagiye mutwereka ubufatanye ubudasa muri inshuti nziza. Iyo mukoze like, mugakora share ndetse mugakora comment cyangwa se mukabaza, nshimira umuntu bita Bigwi ikiganiro kigeraho yamaze kukireba. Twaravuganye inbox arambwira ngo abantu uza muri Canada umujyi umwe yambwiye ntibuka niba ari ndabibagiwe, ndamusurira cyane. Imana ibamugisha. Namwe mwese rero turabashimiye, Imana ibamugisha. Turi kumwe na mu maganza, ni muri wa mwanya cya kiganiro n'ubundi cyo gufasha umuryango kugira ngo umuryango ubashe kwaguka. Urumva tudafite umuryango muzima n'itorero rizima ntiryabaho. Ngiye ndikuzo Emi, hanyuma mu maganza tugiye kugaruka tuganira cyane cyane ku kumifatishirize neza cyangwa mu kugenzura neza cyangwa mu kwita neza ku bikoresho byo mu rugo mu rwego rw'abadamu, ariko nanone akabigiramo uruhare nubwo kenshi na kenshi biba byabonetse abona bisa naho ari surprise. Nabatunze imodoka uyu munsi sinzi niba ariyo yigure cyangwa wenda ari papa yamuhaye, papa Ganza, ariko ashaka bati apo ipine nitoboka baragura irindi, ariko burya bari ibye. So Imana ibamugisha rero, insanganyamatsiko niyo ari byo turi buze kwibandaho cyane mu minota itarambiranye. Munyewe tumanze tumwakire. Karibu. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Amen. Kristo Yesu akuzwe iteka. Nongeye gushimira Imana ko yemeye ko mba imbere ya kamera uyu munsi. Buriya nishimwe rikomeye, ntacyo umuntu aba akwiye gufata gutyo ngo agifate for granted ngo nuko byagomba kumera, ngo byashobokaga, ngo nubundi birano. Hari uwaryamye uyu munsi utabyutse, hari uwaryamye ari muzima uyu munsi wabyutse ameze n'abarwaye, hari uri mu rugo arwaye, hari uwageze kwa muganga, hari uwapanze kugira hajya cyangwa bigambiriye ariko ntabigereho. Rero je niyo mpamvu bano bafite ishimwe ku Mana ko iba yanshoboje ihabwa icyubahiro. Ndabashimira mwese abakunzi ba Team TV, muri imfura, muri nyangamugayo, muri abafatanyabikorwa beza, muri imbaraga zacu mpora mbibabwira. No kuri turabashimira ko muduhora hafi, muduha ibitekerezo bituma dukomeza kugira imbaraga zikomeza muri uyu murimo tudacitse intege. Turabashimira ko mujya mukora like, muga subscribinga, mugakora comment cyangwa mugatanga ibitekerezo. No kuri ibyo byose bidufasha kugira ngo dukomeze uyu murimo twumva hari impamvu, twumva hari ikidusunikira gukomeza kuwukora kuko twumva ari umurimo w'umumaro. Turashima namwe mwese mujya mutanga cyangwa musharinga, mugakunda ikiganiro cyakugeraho kumva utaba selfish cyangwa utakwikunda ngo ukigumane wenyine, ahubwo ukagitambutsa ukagiha abandi. Imana iguha umugisha kuko ushobora kwisanga wabaye ikiraro cyo kugira ngo umuntu wari ufite ikibazo kandi n'igisubizo kiri muri ubu butumwa twatanze gishobore kuboneka kuri we mu buryo bworoshye. Rero Imana iguha umugisha wowe ugambira kandi ukanabigeraho kuba wasangiza abandi ibiganiro. No kuri hari aho uzisanga habaye ikiraro cy'umuntu
Uwiteka yagambiriye kugira ngo azakire ubu butumwa. Imana iduhane umugisha rero, mukomeze kutuba hafi, nicyo tubasaba. Inkunga ikomeye no gukomeza kutuba hafi igihe cyose kugira ngo dukomeze natwe uyu murimo. Rero muramenyereye, ngira ngo amazina bamaze kuyamenya, isura bamaze kwimenyera. Rero nta kindi uretse kubifuriza umugisha w'Imana no gukomeza gufatanya uyu murimo mu buryo bworoheje. Imana ibahe umugisha. Mamanzi, Mama Ganza, sorry, uyu munsi ko wakoze utambaye amataratara ntabwo kamera iri kugukanga. Oya, ni ibisanzwe, biriya nyine ntabwo ari umurimbo, ubundi nuko ahantu ubuhondi haratuje, ariko habaye keza cyane kuruta iyo ndi ku zuba ntabwo nshobora kureba, bituma amaso nyine, uzi imodoka ifite amatara mu ijoro iyo yacanye igahura n'indi iragabanya ikagereba buhoro nyine. Rero iyo ndi ku zuba amarinete afasha nyine kureba byoroheje, biragaragara rwose. So uyu munsi rero ntabwo ndi bugutindane, ni insanganyamatsiko dufite, ni ikibazo kimwe. Kenshi na kenshi ubu twageze mu rugo, noneho nicyo turi buze kugarukaho, ntituri bujye hanze, ntituri bujye mu bana, ntituri bujye mu bindi. Munsi turi buze kugaruka ku badamu ndetse no kurinda cyangwa se kumenya ubusugire bw'ibikoresho, gift, ibyo utunze, ibyo wahawe for free utabigizemo uruhare ukabibona. Rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bazi ngo abadamu ni abatesi. Hanyuma kuba ari umutesi rero bivuze ko n'ibintu ari buze kubitetamo. Uri umugabo ugeze mu rugo bakakubwira bati amafaranga y'ibishingwe, ay'umutekano, minerivare y'abana, byose umugabo bikaba bimureba. Hanyuma umugore rero akaba azi ngo ibyo byose birishyuwe, ejo bundi kumena amazi ntibimureba, ko n'ubundi boss azaza yishyura, papa azaza yishyura. Hanyuma umuriro kuwukonsoma ducomeka n'ibitari ngombwa. Ariko wa muntu ukorera amafaranga aravunika. Hari amafaranga ari ngombwa ko agenda, ariko n'amafaranga agenda bitari ngombwa. Hanyuma mu bikoresho twari turi mu rugo, mu bikoresho hari urugendo nanze mu kanya nkubwira ni ufite imodoka, wenda ushobora kuba warabonye buy gift cyangwa se warayiguza amafaranga yawe. Ndagira ngo tuze kutubwira agaciro kari hagati ya gift n'icyo watanze amafaranga n'uburyo mubirinda nk'abadamu mu rugo. Hanyuma rwose mwe mudukurikiye muhumure, nta kindi kibazo mubaza, nadusubiza ibyo it's okay, turanyurwa. Imana igumugisha karimo. Asante, murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mwakomeje gukurikira Team TV, gahunda yacu nta yindi ni ugufasha umuryango. Mpora mbivuga ngo ni ugutera cyangwa kongera itafari ku yandi matafari abantu benshi bakomeje gushyira hamwe, yo kugira ngo turebe ko twakomeza kubaka urugo rukubakika, kubera ko tubona ko urugo rukomeje gusenyuka cyangwa ingo zikomeje gusenyuka. Kandi wakurikira ugasanga mu by'ukuri nta bintu bikaze cyane byatumye rwa rugo rusenyuka, ahubwo rimwe na rimwe ni uburangare, rimwe na rimwe ni kutita ku bintu, rimwe na rimwe ni kutubahana, rimwe na hari akantu kubona nkaho kakabonewe igisubizo, ariko kubera gusa ko utagahaye umwanya cyangwa utakitaye ugasanga rurasenyutse. Ni muri ubwo buryo rero twavuze nka Team TV, turavuga ngo reka natwe duharanire kugira itafari twongera ku matafari menshi, abantu hirya no hino, abakozi b'Imana, abanyarwanda, abanyamahanga. Nta yindi, iyo tafari ni ubutumwa nk'ubu ngubu batanga, hakaba hagira ukuramo ikimufasha, ku buryo niba ari umuhoro yarabanguye ngo ateme urugo ahita awusubiza hasi. Ubwo ndavuga ibyo yaragambiriye, avuga ati je ndumva rundambiye, ndusohotsemo, birarangiye, akaba yawufasha hasi kubera message cyangwa ubutumwa ahawe. Rero umukozi w'Imana yemi ndamushimira, dufatanya uyu murimo ndetse n'abandi bose dufatanya. Imana igibaho umugisha. Ni umurimo utoroshye mukora cyangwa dukora, ariko icyo duharanira tuzabona ijuru, ntabwo turimo dukorera ubusa, tuzabona ijuru, tuzabona ibihembo. Rero mukaze mwendo, mukomeze mwumva ko hari impamvu, hari imbaraga mwambaye zo kugira ngo no murimo mukore mudacitse intege. Impano rero arabaje ati turebe ku kintu cyitwa impano.
itandukaniro ry'impano n'ikintu kiguzwa amafaranga cyangwa nawe ugizemo uruhare. Impano rero nk'uko abivuze, impano ni ikintu cyuhabwa utakigezemo uruhare, yenda utanagitekereza ko wagihabwa, mbese ari ikintu cyo wakiriye gusa, ukagihabwa n'inshuti, ukagihabwa n'umugabo wawe, ukagihabwa n'umugore wawe, ukagihabwa se n'umwana wawe, ukagihabwa se kubera imyitwarire myiza mu kazi aho ukora, ese mu mudugudu aho utuye, ese ni ukuvuga rero ngo iyo niyo mpano, ni igeno umuntu kubera igikorwa wakoze gishimishije akanyurwa, akumva nawe nta kindi yakora kugira ngo akwereke ko umutima we wanyuzwe, akagambira akavuga ati reka nshake niba ari icyatsi, niba ari ibuye, niba ari umucanga cyangwa umusenyi, niba ari umwambaro, niba ari iki, akagifata akakiguha nk'impano mu buryo bwo kukwereka ko umutima we unezerewe. Iyo mpano rero y'ubuhawe ni ikintu cy'uba utaragizemo uruhare, ni ikintu ushobora no kuba utazi yenda n'igiciro cyacyo, ni ikintu se ushobora no gusuzugura yenda niba uzi ibiciro ukavuga uti ariko niba ari ikaye igura 500 sensiyari yabuze indi mpano yampa ukayitesha agaciro, niba ari umwenda se ukaba uti kubera ko ntabwo wawuruhiye, ntuzi imbaraga uriya muntu byamufashe, ntuzi umwanya byamufashe, ntuzi byonyine n'umwanya yafashe atekereza bigambira, ntuzi umwanya we yafashe atera intambwe ajya gushaka iyo gift, nta gaciro mbese uzi neza ko iyo gift kubera ko urayihawe. Ese ni imodoka, hari ikintu cyitwa kutanyurwa, hakabaho rero ubwo uhawe gift niyo yaba ari iy'imodoka, kubera kugira umutima utanyurwa ukaba wakwakira ya modoka ariko n'ubundi ntunyurwa. Ariko se uyu nguyu yagiye kumpa ivatiri, abandi baratangaza RAV4, abandi baratangaza V8, waratangatwa se nk'iki ngiki ampaye. Ntabwo uzi imbaraga byafasha uriya muntu, ntuzi umwanya, ntuzi aho yakuye amafaranga, ntuzi uburyo yigomwe kugira ngo agukorere cya kintu, just kubera ukuntu umutima we wakunezerewe nayo yifuza kugira ngo agire icyo agukorera, akwereke yuko yanyuzwe n'ineza wamugiriye. Impano rero ni ikintu gihabwa agaciro cyane na wa wundi wayishatse, niwe ubuze imvune, niwe ubuze aho byaturutse kugira ngo ashobore kuyibona. Hari byinshi aba yigomwe, ya mpano rero iyo amaze kuyigomwa, iyo amaze kuyigena, agahaguruka agatena, bikamugora mu nzira zose, ariko akayibona, akayikuzanira, yumva umutima w'uruhutse, yumva aguwe neza, akavuga ahwi icyo nagambiriye Mana ushimwe kukingejejeho, nkabashoboye kugisohoza, akumva biramunejeje, biramunyuze. Rero wa wundi wayihawe nawe yari umuntu ufite umutima unyurwa, nawe arayakira, akayakirana umutima mwiza, akayitekerezaho cyane, akayitindaho cyane, akaba yarenga yenda n'igipimo uriya cyo yari ariho, ayiharanira, ayishyashyanira kuyibona, akibaza cyane yuko nk'uyu muntu yantekereje hate koko kugeraho yabawe uziko ntabwo nakekaga ko nahabwa ikintu nk'iki. Ya mpano akayifata akayiha agaciro yenda kanarenze ako ifite kubera umutima unyurwa. Noneho bigatuma ya mpano uko yakayihaye agaciro bigatuma yikurikira, akayirinda akayisigasira, mbese agaharanira ikintu cyatuma ya mpano ihora iri mu buryo ihora iri na good shape, imeze neza, irinzwe, imeze neza. Niba ari imodoka, icyo gihe akayitaho, akamenya ngo hari igihe cyo gukora vidange, akamenya ngo hari igihe cyo guhindura ipine, akamenya ngo niba ari inzu ni hahandi, akaba yayimenya, akamenya ngo ngomba kwita kuri inzu, ngomba maintenance yayo cyangwa kwitabwaho kw'iyi nzu, nta wundi bireba ni njyewe. Akayitaho, akamenya hava, akamenya ikaro ryamenetse, niba ari sima akamenya sima, akaba yagura igitiyo cya sima akaza akayisubiriza, akaba uwo ni wa muntu ufite umutima unyurwa, wakira ikintu cyo yahawe akagiha agaciro. Rero icyo gihe ni impano, iyo ni impano niyo nasobanuraga. Ikintu rero cyo wagizemo uruhare cyaguzwe amafaranga nawe wakigizemo uruhare.
ni ikintu nanone cy'agaciro kacyo nyine, ni ikintu cy'uba wagizemo uruhare, ni ikintu se niba ari umugore n'umugabo mwese muziranyeho, niba ari inzu mukajya kuyigura miliyoni 30, mwembi mukaba mubiziranyeho ngo turakora tubika 10,000, 100,000, cyangwa se n'umwenda twakuye muri banke, cya kintu muri make ukaba ugifitemo uruhare, ari umugabo ari umugore mugifitemo uruhare mwembi, ku buryo byoroshye kugira ngo ubisobanukiwe byose, ntabwo ari impano yagutunguye. Cya kintu rero niba ari imodoka, niba ari inzu, niba ari iki, murakiguze mugishyize hariya, mwembi mubiziranyeho, muzi amafaranga yakiguze, muzi agaciro kacyo, icyo gihe ni ikintu gisigaye ari cyo gusigasirwa namwe mwembi. Ni ukuvuga niba ari inzu, niba ari umugabo ari aho, niba ari umugore wasigaye ku rugo se, cya kintu urumva ko akwiye kukibumbatira, akagisigasiga, mbese akarinda ubusugire bwacyo. Icyo gihe rero ndashaka no ngo abe ari cyo tuganiraho. Tumaze kugenda tuganira n'abantu batandukanye, ugasanga baraduhereza ubutumwa butandukanye, ati nyamuneka mujye mudutambukiriza aya makuru, yenda hari abo aya makuru yafasha. Rero muri ubwo buryo tumaze kugenda twakira amakuru avuga ukuntu abantu cyangwa umugore n'umugabo bajera cyangwa bita ku mitungo yabo. Umugabo akavuga ati jewe iyo nari mu rugo ndagenda imyaka ni ari umwaka ni ari ukwezi ni ari cyumweru maze nkagaruka nkasanga imodoka nta vidange yigeze ikorerwa. Umugore akubwira ati sinzi niyo babikorera. Niba ari inzu hari ahantu hitiyo yatobotse amazi ahora atonyanga, icyo gihe kiri bukurikiraho nuko turi bwishyura amafaranga menshi, akakubwira ati giye ibyo rwose sinzi niyo biva niyo bijya. Niba ari imodoka ikagira ubwo yana kunokinga engine buriya moteri kagonga, indimi z'amahanga hari ukuntu hari ubwo bura ngira ngo hari ubwo binanirana, moteri kageraho igonga, umugore afite imodoka ni wigenderamo ni uyibana, ariko ntazi ngo igihe cyo guhindura amavuta n'iryari, ntazi ngo igihe cyo ipine ntazi ngo ritobotse bigenda bite, ntashobora kuba yareba ipine rindi rya reserve ngo yicara bizi ko harimo umwuka, ku buryo biramutse bibaye ko ipine imutobokeraho ku muhanda yareba bamufasha bakarimuhindurira. Uko ibyo ngira ngo n'izo mbaraga ntabwo sinzi, ariko yenda hari abagore bazifite, ushaka kujya munsi y'imodoka kabisa akayikubita ijeki akayizamura akaba yahindura ipine, ariko ndibaza ko atari umubare munini. Ariko byibuze reka tuganire kuri ibi bintu. Ese niba ufite imodoka yaba ari impano yaba atari impano mwarayiguze, mugore ko ufite ubwenge bwawe bwose, niki cyatuma imodoka igupfana umugabo ngo nuko atari mu rugo? Niki cyatuma igeraho igonga moteri ngo nuko umugabo atari mu rugo? Niki cyatuma igeraho utobokerwaho ipine ku muhanda na yindi ya reserve utaza hiba bikarinda ubwo hagirira ikibazo uyenda ari nakure n'umugabo ari kure atagutabara? Niki cyatuma wicara udafite na nomero byibuze y'umufundi ushobora guhamagara akaba yakudepana in case of anything bibaye ngombwa? Ubwo ndaganira n'abafite imodoka. Niki cyatuma bisa naho uri nyirabititaweho, bigasa naho bitakureba? Wa mutungo n'uwawe. Iyo dusezerana hari ubwo dusezerana kuvanga umutungo muhahano, umutungo se rusange no kuvangura. Iyo mwavanguye burundu buri umwe akimenya, hanyuma mukaba yenda wagira utyo imodoka ya mugenzi ukayifata ntuyiteho, hari aho byakumvikana kuri umuntu w'umutima mubi, kubera ko ari cya mugenzi wawe utagifiteho uruhare bikumva ko ariko noneho mwasezeranye kubana, mugafatanya ibintu byose mukavanga umutungo usesuye. Inzu ni iyanyu, imodoka ni iyanyu. Niki cyatuma parafirindi bagwaho ngo nuko umugabo adahari? Wa mugore we kufite ubwenge, kufite ubwenge Imana yaguhaye karemano, kufite ubwakujyanye ku ishuri. Hari n'ababa baragiye ku ishuri ariko ugasanga ibyo bintu birababaho, biratangaje kandi birababaje cyane. Ushobora kuba warigishijwe n'ababyeyi
ushobora kuba warigishijwe n'umugabo akagushyira mu ishuri akakwigisha. Umugabo ntagukuye mu ishuri ngo ejo uzanamubwira uti ariko niwe wankuye mu ishuri utuma ntarirangiza, ubwo bwenge jye simbufite, ntabwo mfite. Nyamara harabwo yenda wowe waba warize, wowe uri mureba iyi video ukaba warize waraminuje, ufite PhD cyangwa ufite masters cyangwa ufite first degree cyangwa warenje wa gatanda cyangwa ntiwanize, reka nkubwire ubwo bwenge bwose bwo turimo tuvuga bw'ama PhD n'ibindi ni impapuro n'inyongera. Ubwenge karema kavukire nibwo bwenge. Ubwenge ubwo bundi ni ubuhahano, ariko hari ubwenge bwa kavukire. Hari ubwenge budasaba kujya ku ishuri, ntabwo uri umufundi ku buryo bwushaka kujya kuminuza kugira ngo ugaruke ubone gukora yatiyo y'amazi yamenetse. Nturi umufundi w'imodoka ku buryo bugusaba ngo ubanze ujye ku ishuri ujye kwiga iby'ubufundi kugira ngo umugabo nakubaza atari kumubwira utari ko jye sindiga ubufundi. No, icyo usabwa n'ubwenge kavukire, n'ubwenge bukwibutsa yuko aho hose huri ni we bireba. Umugabo niba adahari nitwe bireba. Njyambwira abantu ngo nkanjye ntegereje ngo umugabo wanjye abe ari ubikora, nukuri byinshi byapfa kuko umugabo wanjye ntahaba, aba mu kazi. Imodoka yahora igonga moteri, inzu yahora imeze nabi, buri kintu cyose cyaba ikibazo ku wanjye ntahaba. Rero wa mugore we dushobora kuba duhuje icyo kibazo. Nukuri ntabwo bikwiriye ngo abantu bagucishemo amaso, ntibikwiriye. Iyo njya nkunda kubabwira ko sinyamva imbere ya kamera ntavuze perezida wacu wa Repubulika, ndamukunda cyane. Ijambo yatubwiye akandi ahora nanarisubiramo, agaciro nta wundi uzakaguha, ni wowe ubwawe uzakihesha. Ibyo rero byo ukora nibyo bituma umugabo agaruka akumva afite ishema, akumva anejejwe n'umugore afite. Aho niho bituma umuntu agaruka aho hirya y'umuturanyi cyangwa inshuti y'umugabo akavuga ngo uriya mugabo afite urugo rwiza pe, uriya mugabo afite umugore mwiza pe. Ntabwo ubwiza bavuga ari uburanga, ntabwo ari za make-up twitera, ntabwo ari ubwiza kavukiye kuba naravutse ndi mwiza ku maso se intera imyambarire nambara neza cyangwa no, ntabwo ari ibyo baba bavuga. Umugore mwiza ni uwo nguwo wita ku bye, umugabo yaba hari yaba adahari, ukiyitaho ubwawe ugasa neza ukiheraho. Ijambo ry'Imana yavuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Impamvu ibyo byose bikunanira hari ubwo nawe ubwawe utabanje kwikunda ngo witekerezeho neza, ngo wirebe, wihindukire wirebe ndasa nte, ujye muri miruwari, umusatsi wanjye urasute, ese buriya mu by'ukuri mu muhanda barambona bate. Hari abagore bageze mu mago yabo pe ako kantu kavaho, agaheruka agiteretana n'umugabo bakiri mu courtship cyangwa bagiteretana, ntabe yakiyibuka ngo yagezeyo ari imyambarire, ari imisokoreze, ari imivugire, ari imirire, ari iki byose nta kimureba, yageze afite umugabo. Ariko reka mbabwire ntabwo ari byo, ntabwo ari byo bagore beza, ntabwo ari byo. Ni ukuri umugore ushobora kuba afite iyo myumvire niyisubireho, ihesha agaciro umugore mwiza, ihesha agaciro. Ushobora kuba uri mwiza ku mubiri, ariko niba utari mwiza ku rugo rwawe uko rusa, niba utari mwiza ku byo utunze byose ngo ubyiteho, nta bwiza ntabwo. Sorry, mumbabarire kuba mvuze ibi bintu nkabivugana yenda noneho ugira ngo ubundi munzi mbivuga nseka, ariko uyu munsi sinzi impamvu nabirakariye, ariko ndabasaba ntimuntera amabuye. Ako umugore umeze utyo isubireho umugore mwiza. Ese mwari muzi ko ibintu nk'ibyo byo bitumye intonganya mu miryango zidashira? Mwari muzi ko aribyo biteye impagarara? Mwari muzi ko aribyo bivamo divorce cyangwa gutandukana k'abashakanye? Ese wari uzi yuko umugabo wese ahava akagera akunda umugore mwiza kwisura? Umugore murambi babwira dusa n'indabyo, indabyo zishimisha buri muntu wese. N'umwana muto njya mbona agakobwa kanjye gatoya karagenda kagaca indabo kakazirunda mu kiganza karazangije ko nikazi ko kanyangirije indabo, ariko zamushimishije ukuntu zisa, yumva ikintu cya mbere ko akwiye kuzica akazizanira papa we cyangwa mama we, akagenda akazica akazinzanira ati mami ati yo flowers, nkazakira nkazinezererwa nkamushimira nkamuhobera nkamusoma, ariko nyuma nkaza kumwumvisha yuko iyo uziciye kuri yo buzangiza. Ariko icyo nashatse kubabwira ni iki, zirashimisha indabyo, zishimisha umugabo. N'umugabo buryo utazi n'iby'indabyo ke zibonye ari asa neza
aranezerwa. Ubwo ndavuga iki? Azibonye no mu rugo rwe uko zitatse urugo rwe, arinjira akabona ko afite umugore. Abagore tumeze nk'indabyo, indabyo zirashimisha, ariko ururabyo rutitaweho rusa nabi. Ururabyo kwitabwaho, ziriya n'indabyo nyine zariya zikenera twebwe, ariko ururabo njyewe ndururabo ruzi no kwiyitaho, ndururabo rufite amaboko, ndururabo rufite intekerezo, rufite amaso, rufite amatwi, rufite amaguru, ndururabo rukwiye. Utiyitayeho rero uzasa nabi, uzuma, uzakauka, nuzaguca azagukandagira ko nta mumara azaba kubonamo. Umugabo ahava akagera akunda umugore mwiza ku isura, akunda umugore umwubaha, akunda umugore umuhesha agaciro, ahajya hava akagera. Ariko uzi umugabo wumvise umuntu amuhamagambwa ngo ngo mpuye n'umugore wawe, ngo ariko ukuntu aba gutaka mana yanjye, ngo wagira ngo uri umumarayika mu rugo rwawe. Uwo mugabo ahari naho yaba yarafite utugeso dupfuye, agenda atwica akatwica akavuga ati ariko nanjye rero umugore yicara ahantu hose ntaka, njye narangiza nkataha ameze ntya, agenda atugabanya, kumba ari wowe ubiteye. Umugabo wese akunda umugore w'umukozi. Ibaza umugabo ufite umugore umusaba ayo mafaranga yo yahoze avuga y'umutekano 5,000, akamusaba y'isuku 5,000, akamusaba ay'umunyu, akamusaba noneho byarangira umugabo akanasanga na byandi byose byarangiritse, umugore atarabyitayeho. Ese ubwo urumva uwo mugabo kweri azaza kubyinirira mu bigenze biti? Ese ubundi azagukundwa akaza mu bigenze bite ko bo gahunda yawe bakwiye kudukundwa akaza? Azaza asanga itasi mu ntebe, asanga igikombe cy'umwana hasi, asanga umwandaho, asanga amazi yarapfuye, amatara ashinyitse, ibintu byose. Ese ubwo azahera he hagukundwa akaza? Ahubwo za mbaraga zose wa mwanya wose yakamaza gukundwa akaza agiye kushyira muri bya bintu byose. Izo stress rero z'umuteye ntabwo mpamye ukuntu azazivamo ngo hanyuma ngo aza gukundwa akazi. Aho rero wowe ukabura ubwo bwenge, wowe ukibeshyaho ni imirimo y'abagabo yicari bategereze naza hazazira azayikore, kandi ugashaka ko ari bunahagera kubyinirira, warangiza utabibona rero ugatangira complaining umugabo je ntanyitayeho, iyaje nta mwanya mbonera, nyamara nta nubwo rwose andeba. Ese arakureba ate ko wamuteza amatara, ukamutega umuriro, ukamutega amazi, ukamutega amatiyo yacitse, ukamutega imodoka yamenetse moteri, mukamugiye gushaka indi moteri y'100,000 angahe? Nukuvuga rero ngo ibyo byose yarabyitayeho umugore mwiza. Ayiwe niho bajya bavuga ngo uriya mugore yaroze umugabo we, nayo niyo marozi, nta yandi marozi nayo. Niba ushaka kuroga umugabo wawe irogo ryiza cyangwa uburozi bwiza wamutamika, nugusanga uri umugore mwiza ubwawe usa neza, nugusanga iyanzu mufite cyangwa aho mukodesha cyangwa aho muri hasa neza, niba ari inzu yanyu bwite ibintu byose byitaweho mu gihe cyadahari nta cyangiritse, niba ari iyo modoka arayihaye agaciro, umva iyo ahageze rero agusamira mu bicu mu kirere, akagukunda, akakukundwa akaza, akagutetesha, abantu bagahora babona urugo rwanyu ari sweet, bakayoberwa icyabite, nta kindi kibitera. Ishyire mu mwanya w'umugabo. Mbese ubundi ikintu kibuze tunaniwe kwambara inkweto z'abandi. Ishyire mu mwanya w'umugabo. Ntuba mu rugo uragarutse usanze ibyo byose bigutegereje. Aha, reka nsubire inyuma gatoya. Twebwe abagore reka natwe nirebeho. Iyo dutashye mu rugo nkasanga umukozi ibintu byose bimeze nabi, ikiri bugeho ni iki? Wa mukozi ashobora no kumbwira ati wiriwe, simusubize, ahubwo nkafatira hejuru. Uyu mwana kucyasarya, ibi bintu kukibisabirya, ibise byo kukibira, ese nyamara iyo utashye ugasanga umukozi muzima uha agaciro akazi ke, ugasanga ibintu byose biri ku murongo, wa mugore we wahera he utongana? Haho uhera umwana aragusuhuza gufungura uti wiriwe mama. Ndavuga ubwo umukozi, babakobwa beza n'abahungu badufasha imirimo iyo tudashoboye kandi ikomeye cyane, ndetse Imana ijye baduhera umugisha uko bakora imirimo ikomeye cyane twe tutishoboreye. Usanga rero agusuhuje ukamufatira uti wiriwe mama, bimeze bite se, mwiriwe neza? Ariko iyo usanze ibikugose ntabwo wibuka insuhuzo ye, ntiwibuka ukwasa, ntiwibuka iki, ufatira hejuru bya bindi. Ubwo rero aho ngaho reba no ku mugabo umenye ko nawe ariko bimera.
ibyo kumva ngo araza gutetesha gukundwa akaza guha umwanya akubwira ubwiza bwawe ngo uvuye muri salo ngo urasa neza ngo wambaye neza arabibona ate amaso ye wayahumishije bya bibazo byose umuraya yagize cyagakebuka mu nzu yena niba uri umugore mwiza wibuka umukoza ariko yatiyo wamubwiye imenetse yaje yuzuye umutwe wuzuye ibibazo za stress zuzuye umutwe rero no mu ngiro ziraza zikajyamo kwa guteta rero bye bye kwibagirwa nta kuntu azabona gutetesha bya bibazo byose byo waje bamutambitse mu ntekerezo byamufasha ubwonko yaje yisetinze cyangwa yishyizemo ko amazi ari hari amazi iminsi ameneka yaje ashaka gufikisinga yatiyo yaje ashaka gutwara ya modoka arimo arahamagara umufundi yumva abafundi basobanutse arabaza abagenzi bese imodoka niba adafite garage asanzwe ajyamo niba yibera nko mu mahanga atahaba ahora yumva ibibazo byadogereye umubwira ibi nibi akohereza asaba abafundi ntuzi n'igiciro ntuzi ne kunegosiya mva mugore mwiza iyo ni imitungo yawe yuri musesagura kandi mbona iyo habaye divorce abantu babirukira kugabana muragabana iki ko mwayamaze muyasesa muyashyira mu bitari ngombwa rero reka mbabwire bagore beza ni ukuri dufite imbaraga zirenze izo twebwe twibonamo dufite imbaraga zirenze izo twibonamo imbaraga ya mbere niyo yo kwita ku bikuzengurutse Imana yaguhaye iyo ni iya kabiri by the way iya mbere ni ugukunda ha mugabo ukamutetesha ukamwitaho ukamurinda izo stress nicyo kizatuma gukunda we ukumva urakunditse kumva n'abandi bagore bakajya bavuga ngo wow uriya mugore ubure ukuntu yica ubusa ku mugabo we nta kindi kizabitera uko uzaba wamwubashye ukamwubahisha ukamurinda stress wa mugabo bizamworohera cyane kugutetesha ashobora no kujya gufata kugira nk'akabebi rwose akagutetesha akakubyinirira kuko umwanya wose we yagataye muri bya bibazo byose warabikemuye mugore mwiza azabuzwa n'iki azagutetesha ibyo rero umugore ubifite I salute you rwose Imana iguha umugisha kandi gukomeze gushoboze kugira ngo ukomeze ukore uwo murimo neza nawe uzawuhemberwa ni ministry Imana iba yaraduhaye dukwiye guha agaciro ministry ni ministry mu kinyarwanda ubwo navuga ko ni umushinga Imana yaduhaye ni urugo ni project y'Imana yadushyiriye hariya wowe mugore rero uzita kubyo inshingano z'umugore zose ukazitwaramo neza ukita ku mugabo ukamwubaha ukamwitaho ukita ku bana ukita ku bikuzengurutse mu gihe umugabo adahari ni ukuri Imana izabiguhera umugisha mugabo nawe ubona umugore wawe yiteye ku bintu byose ukaza ugakunda umugore we ukamukundwa akazi ni ukuri nawe Imana izaguha umugisha kubera ko mwitwaye neza muri iyo project y'Imana ariko rero mugabo nawe hari abagabo batumye abagore ibyo bintu bibananira bitewe n'ukuntu mubafata umubwira n'abahuhuye nawe hose ibyo byose akabikora ariko ugasa naho utabibona kubera ko hari uburyo hari abatwawe ubwenge basa naho bwagiye ahandi mugabo ihindukirire urebe isubireho wa mugore niba yitaye ku bintu byose urabuzwa n'iki kumukunda no kumukundwa akazi ijambo ry'Imana ubundi nicyo rigusaba gukunda umugore wawe ukamukundwa akazi ukamutetesha ibyo byose yakurinze izo stress ibyo bibazo byose yabikurinze mwaba mubana waba utahaba yakweretse yuko ari umugore muzima urabuzwa n'iki kumukunda hari umugore mugane yakubwiye ati uriya mugabo naho wakora ibya mirenge ntashobotse kandi yenda atari n'umusinzi atari umusinzi ariko ugasanga umugore akubwiye ati ntako ntagize umugabo ndamukunda umugabo mba nabyutse mba namusomye mba namubwiye neza ariko from nowhere akantura umunabi nkayoberwa uko byagenze ariko je nkicara nkababwira abagore nkagira nti no wegerageza gira utya ahari yenda ibibyica nibi ari byo bihe ari byo twaganiraga nimugire ngo gira utya hari ibindi mbabwira ni ibyo ubaho umugabo wawe mubwire neza reka mbabwire hari ubwo tuba twarakuriye ku munabi ukananirwa ukavuga uti ubundi uyu mugabo agenda ambwira neza agenda yikuye he ariko wari uzi yuko turi Imana ntoya dushobora kurema
ushobora kurema amahoro mu rugo rwawe kandi akaremeka wita kuri bya bintu warangiza ukavuga uti no nta keza kari mu gutongana buri munsi nta keza kari mu mahane ya buri munsi ntako mfashe gahunda jewe ndifuza amahoro muri uru rugo n'umugabo yaterura atongana ukamubwira uti okay I'm sorry mbabarira mugabo mwiza akuze umuntu kuba yarateruye akamubwira uti I'm sorry kandi yenda n'amafuta araye atarayawe yenda ibibi byakoretse ari yibye ari wabigizemo uruhare atari wowe ariko kumva mbyita ku mucubyi kamubwira uti I am so sorry mbabarira mukunzi mwiza reka rwose ibyo ndaza kubikosora yafatira utari kwasa inshuti yanjye ko nakubwiye ko nza kubikosora cyangwa nza kubigira ntiya bigakosoka niki cyatuma ukomeza gutongana ese wa mugabo ko atari umusinzi ko atari umusazi urumva azakomeza kimwe nawe mugabo niba umugore ateruye atongana ukamubwira uti I am sorry dore icyo kinaniye abagabo niba bishoboye ababishoboye barimo my love wanjye njye mwita my love wanjye kuba muzi ababishoboye barimo umutwara Imana yampaye umugabo Imana yampaye Imana ibaha umugisha kandi bakomereze amaboko ibashoboze kuko izo two twitwa dutoye niyo matafari yubaka urugo rukubakika ibyo twita bitoya niwo musingi w'urugo rwubakika rugakomera rero muri byose ibyo munabikora mujye munazirikana nkuko tujya tubivuga ko muri abarimu b'abana banyu igihe muzabigenza mutyo mukabyitwaramo neza mugasazana babana banyu bazavuga ati natwe ndwo rugo twifuza ariko ubu tuza abana bavuga ngo no nta mpamvu yo gushaka na data na mama baratandukanye ntabwo ndibuka hari umwana wigeze kuvuga iryo jambo wonzi yaravuze ati jye sinshaka gushaka ngo nongere ntandukane kubera iki kubera ko na mama we yaratandukanye na papa we birarangira umugabo yirongorera undi mugore n'umugore yirongorerwa n'undi mugabo ngira ngo mu kinyarwanda kiza no gushaka ashaka undi mugore n'undi ashaka undi mugabo rero no kuvuga ngo ariko ngira ngo the right word no gushaka ibyo byose rero tubivuze tuvuga ngo ni murebe ukuntu mwisubiraho cyane cyane abagore je nibo nkunda kuganiriza kuko ninjye wiyizi mba mvugana nanjye mba nibwira iyo mbabwira mba nibwira kamere zacu zo kurakara ubusa tuzikubite hasi kamere zacu zo kwishyira hejuru uko tuza abagore usanga afite amagabo rather afite amafaranga arenza y'umugabo asanga yinjiza miliyoni 5 ku kwezi umugabo yinjiza miliyoni 1 ariko umugabo akaba yakuganira akubwira ati buriya ziriya miliyoni 5 uriya mugore yinjiza sinzi yo zijya pe cyokora icyo mubona hari itaka yambara imyenda myiza ihenze aba yateye inzara zihenze aba kabisa we rwose ni ikimuri cya roza kiri hariya aho zijya ntaho nzi hari iriya nzu nyisanisha yoge nashatse nahangayiki hari iriya modoka nibyo hari iriya modoka cyokora nuko yaragiye yigurira imodoka nziza ugasanga niki cyatuma winjiza izo miliyoni ntugaragara akuguza iyo wafashe izo miliyoni kubera cya cyubahira Imana yaremanye umugabo ukayafata ukamubwira uti do ngaye yajiri yego ni twebwe tumanaging ariko iyo yabonye wo muhaye ako gaciro ukavuga uti dore umutungo wacu wa mugabo ariyumva akavuga ati yes dore nguyu umugore ya mafaraka n'ubundi niwe uri buya managing ariko kwa muhaye ako gaciro gusura umwereka ko niwe mugabo niwe mutwe kandi kwifuza ko umugore kurangirira ku mugabo nta kibazo impamvu ijambo ry'Imana rivuga gutyo ntabwo nibaza yuko kwifuza ari uko nguko ko kwifuza imodoka no kwifuza ukanika imodoka cyangwa no kwifuza ko umugore nje mbyumva ukundi hari ibyo nge ntishoboreye ariko umugabo ashoboreye so rero nge muri make nkavuga ngo bagore beza hagaciro umugabo wawe naho waba ukorera miliyoni 5 akorera 500,000 yibuka ko ari umutwe w'umuryango yibuka ko ari umutwe wawe burya ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera iyo ushoboye iyo bibaye ngombwa umuntu akamutakaza nibwo ahita amenya ibyo ari byo hari ubwo wibeshya ngo uramutakaje ugiye ku wundi nibwo bigenze neza ariko ejo ukazasanga nibwo regret ukavuga uti
had I known iyo nza kubimenya mba narakunze uriya mugabo nkamuha agaciro nkamutetesha mbese nkamwubaha. So Imana ibaha umugisha niba mwumvise iyo message kandi mukaba mugiye kwishyira mu bikorwa. Amen. Mama Ganza, ubutaha hari ikintu gisa naho cyateye muri iki gihe, bisa naho abagabo benshi bari kugenda bamburwa agaciro kawo kubera wa mugore yahawe agaciro ariko nawe ntamenye. Hari abatakajemo kubaha. Neza ko n'ubundi iki kiganiro ubutaha tuzagikomeza nubwo tuganye ku musozo ubu ngubu, kuko Imana irema Adamu na Eva, n'ubundi Adamu yari yahawe inshingano. So bisa naho rero bigiye guhinduka aho usanga umusore yidamara arenga umukobwa niwe uzamutunga kandi atari byo. Rimwe na rimwe ibyo bikaba biterwa n'uko basa naho ari aho ugera si hose, ariko ugasa naho nawe ubwo yamaze kumva kuba yatsikamijwe yatswe agaciro, ariko burya umugabo azahora ari umugabo. Agaciro hagati aho Eme, agaciro yakatswe nande? Ntawe mwatsa agaciro umugabo afite agaciro pe. Ibi bintu abantu tubifata nabi. Nta watsa umugabo agaciro agafite, niba kabeshyere umubyeyi wacu ikintu yavuze nuko habaho uburinganire nabwo kugira ngo buvugwe nuko abagore bari barakandamijwe bikabije. Yes, ariko nanone kuva bavuze uburinganire ntabwo bavuga ngo uburinganire ubusara ubwo avuga ati umugabo uyu munsi yajya aryama imbere umugore uyu munsi aryama inyuma hanyuma ejo kugira ngo baringanire bahinduranye. Reka da, nyirambege tagakubita umugabo. Reka da, ntabwo ibyo bintu rwose niba kabeshyera umubyeyi wacu yavuze ibintu bisobanuye neza. Rimwe na rimwe iyo tubaza ibibazo gutya nk'abanyamakuru suko tuba tutabizi cyangwa tutazi impamvu yabyo, tuba tugira ngo ufite wa mutima wo gushidikanya no kutabyumva yongere kubisobanukirwa abyumve. So reka tugane ku musozo. Imana ibahe umugisha. Reka tutegereze ikiganiro cy'ubutaha nabyo. Reka wowe tugushimire wabonye iyi video. Mama Jolie mbere yuko tumusezera turamusaba banza asengera abadamu basa naho benshi imitima yabo isa naho itabyitaho, babyirengagiza bakirengagiza inshingano, ntibindeba si ibyanjye bifite ba nyirabyo, kugira ngo bagire wa mutima kuko bura byose bikorerwa mu mutima. So karibu rero sobe umugisha. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha nanjye nawe bifurije. Murakoze ko mukomeza kubana natwe mukadutera iyo nkunga yo gukomeza gukora uyu murimo tudacitse intege. Rero bagore cyane cyane uyu munsi nimwe tuganiriye namwe tugiye gusengana, nta kinanira Imana. Niba ari uko ko wari umeze ni ukuri Imana irashoboye cyane cyane. Kuza Imana ni akarusho, ku mukristo ni akarusho. Nawe utazi Imana ufite uburere umubyeyi yaguhaye, nawe utaragize amahirwe yo kugira umubyeyi wakubyaye ngo akurere, ufite uwo wigiyeho, ufite se yenda bubona kuri za kamera nk'uku ushobora kwigiraho bigashoboka. Nta kinanira Imana kandi nta n'ikinanira umuntu wafashe umwanzuro. Ikibuze ni umwanzuro. Rero reka dusengane dusabe Imana imbaraga kugira ngo tubishobore. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turagushimye turaguhimbaje. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana twiringira uko bwije uko bukeye, uri Imana twiringiye kuva kera kugera uyu munsi itarigere dukoze isoni. Uri Imana twumva twishingikirijeho, twumva duhungiyeho, twumva twegamiye, twumva neza ko n'ubundi uzarinda utugeza kuri destiny hahandi aho waduteguriye. Ni ukuri utaradukoze isoni, uhabwa icyubahiro. Mwami w'abami rero twaganiriye, Mwami mwiza twavuze nkatwe, Mwami Data tuzi ko ariko byose ari wowe ubadukoresheje, ari wadushoboje. Icyo tugusabye mwungeri mwiza ni ukugira ngo iyi message cyangwa ubutumwa dutanze hano ntaba ari twebwe, ahubwo aba ari wowe wadukoresheje kugira ngo igire ikiri bufashe umwana w'umukobwa cyangwa umugore uri mu rugo rw'utari ubyitayeho. Mwami mwiza ushobora byose, ngo n'imitima ikomeye nk'amabuye urashoboye kuba wayoroshya. Mwami w'abami nsengeye umugore wikakazaga kubera yuko arusha umugabo w'amafaranga, wikakazaga kubera ko amurushije ibyubahiro, wikakazaga kubera umuryango mwiza avukamo cyangwa ndetse ibimukikije umugose. Mwami w'abami mwibutse yuko yavuye mu rubavu rw'uriya mugabo, mwibutse
yuko uriya mugabo ari umutwe we, mwibutse ko wamumuhaye kubera impamvu nk'Imana, mwibutse ko kubwe bitari gushoboka. Hari aho ndetse mwami wamwibutsa yuko yamushatse adafite ibyo byubahiro, hari aho wamwibutsa yuko hari aho ageze yenda ari ukubera uwo mugabo yamusunitse akamucira inzira. Mwami hari aho wamwibutsa ukagira icyo umwibutsa amasaha, uwo mugore akongera agacishwa bugufi. Mwami mwiza we, korana n'aba bagore, diringa nabo mwami, basanga imitima yabo yoroshye ishobore kongera gusubira ku isoko. Bamenye neza ko ari abagore, bamenye ko ari abafasha, nicyo twaremewe. Mwami w'abami, umushyiremo uwo mutima umufasha kugira ngo amenye neza ko urugo ari we, urugo ari we, imivugire ye, imikorere ye, kwita ku byo atunze, kwita kube, kwita ku bana, kwita ku mugabo. Mwami we, icyaba cyari kimutwaye ubwenge cyose gikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Wa mugore we, uri umugore w'agaciro, uri umugore w'indashyikirwa, uri umugore, ariko ikibuze ni icyo ngicyo cyo kugira ngo wite ku byo wahawe, wite ku mutware we cyangwa umugabo, wite ku bana we, wite ku bigukikije. Uwo mutima nugaruke, ibyari bikuraruye byose biburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Urwo rugo n'urwubaka ruzubakika, urwo rugo n'urwubaka ruzubakika. Icyambere gikenewe kuri wowe ni ukuba umunyamasengesho, ni ukubera amaso urugo rwawe, ariko nanone gusenga ntibitume uba umupfapfa ngo ugire gusenga gusa ntumenye iby'urugo rwawe. Mwami w'abami, sura uwo mugore umuha ubwenge bwo kumenya no kwegera, abi balancing no gukunda urugo rwe no kurwitaho. Hari abarimo bakomplaininga abagabo bavuga ko amasengesho abatwaye abagore. Oya wa mugore, ntukaba umupfapfa mu izina rya Yesu Kristo. Balance byombi bihuze. Kunda urugo rwawe, rwiteho, kandi kunda Imana yawe uyiteho, uyegere uko bwije uko bukeye. Nicyo kizatuma ugira urugo rw'indashyikirwa, rwa rugo buri umwe wese avuga, rwa rugo buri umwe ari buvuge mu rurimi z'ikinyarwanda ngo ukurusha umugore aba kurusha urugo. Nta kindi kizabitera, nuko uzaba uri ndakemwa muri byose, mu mico no mu myitwarire, mu bukristo, mu buzima busanzwe hose. Wa mugore we, ni ukuri ndakugaruza ineza y'Imana, ndakugaruza imbaraga y'Imana, ndakugaruza ijambo ry'Imana rikugarure mu izina rya Yesu Kristo. Wongere wicare mu ntebe yawe, intebe yo kuba uri queen y'umuryango wawe, intebe yo kuba ari wowe cyubahiro cy'umuryango kubera ibikorwa byawe, ndetse bimwe bikitirirwa umugabo atari uko ari wabikoze, ahubwo ari ukugira umugore mwiza. Nshimiye Imana ko ibikoze, ndayishimiye. Wa Mana, ndagushimiye ko ugariye umutima w'uyu mugore, kandi ndagushimiye ko ukomeje amaboko y'abari bahagaze. Mwami, ndagushimiye ko ufashe umugongo wabo, backbone yabo cyangwa uruti rw'umugongo rukomeje, kugira ngo bakomeze guhagara badacitse intege. Byinshi bahanganaga babona ko bigiye kubananira, ndagushimiye ko ubaciriye inzira bakaba batandukanye nabyo, ukabishyizeho iherezo kuri ibyo, ku buryo urugo rwabo rwubakika, rukaba intangarugero mu ngo zose ziri hano hanze. Icyubahiro n'ikuzo bibye kuri Imana itajya ibura uko ibigenza. Uri Imana yashyizeho iki kiraro kugira ngo hagire uwakiriye message cyangwa ubutumwa hagira igihinduka mu byari bigiye kwangirika, ndetse uri Imana ishobora byose, irebera iherezo mu itangiriro. Biranashoboka ko urwa rwasenyutse burundu bazi ko byarangiye. Mwami, wagarura ukongera ugasigasiga ukarundarunda, ku buryo bakongera akabana bagasigara bashima izina ryawe. Byose Mwami bikorere kwiyubahisha, uko uri Imana itagisangira icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.